ijambo rivuga ngo ntabwo ari ukubwiriza n'amagambo navuze Nyamata tujye kuvuga ijambo rivuga ngo gutindana n'Imana kandi mu by'ukuri sinabuze icyo mbwiriza kuva kwa gatanu nari muhira kuva kwa gatanu nari mfite amasaha yose kuva tuvuye hano kwa kane nari mfite amasaha yose yo gutegura ibibwiriza ariko iyi jambo ndi gukomeza kubwira abantu intego nyamukuru tindana nayo n'amagambo nabwirije Nyamata sinabuze umwanya wo gutegura ijambo tindana nayo soma Luka ibisaki 18 umurongo wa mbere Luka 18 umurongo wa mbere kabwo ndinda nge gufite utuntu gusa saa 5:20 amasaha yayenze nyine kubw'impamvu runaka n'ibintu byinshi byagiye n'amashimwe yarambanyije ariko amashimwe yarafite akamaro nyine reka mvuge iminota mike cyane magambo nabwije Nyamata Luka 18 uhera ku murongo wa mbere titre iravuga ngo umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije abacira umugani ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe arababwira ati mukareka kujahagurika yego hariho umucamanza kandi uko gusenga kuvugwa ntabwo ari kuvuga ngo ni uguhora mu butayu icyo nabwiye abantu ngo Imana ishaka n'umutima wawe aho uri hose oui ko bakwiriye gusenga ntibarambirwe hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu tindana nayo muri uwo mudugudu harimo umupfakazi bitindemo yego aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye amara iminsi atemera ariko aho ageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu ntimukaderanje mu ijambo ndabyanga abantu bakunda kuderanje mu ijambo kandi kuba nakubwira ngo reka kuderanje bya gukoza isoni n'umuntu mukuru ariko ntimugasakuze mu ijambo yego nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahoraza iminsi yose akandusha nuko umwami Yesu arabaza ati ntimwumvise iby'umucamanza ukiranirwa yavuze ubwo bibaye bityo se Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro yego mbese yazirangarana ntabwo yazirangarana ariko ndababwira yuko izazirengera kandi vuba ariko umwana w'umuntu naza gusa umwana w'umuntu naza mbese azasanga kwizera abantu bagifite kwizera kiri mu isi yego icyara tindana n'Imana ariko mureke kujahagurika ibintu byo kujahagurika byateye muri iyi minsi kujahagurika kwirwa yirukanka rirutse ntabyo mbonye ntabyo ngeze gute mugabo w'Imana Yesu niwe wabwiye umugore ati genda urebe ku nyanja aravuga ati ntacyo mbonye subirayo aravuga ati ntacyo mbonye subirayo ariko aravuga ati ntacyo mbonye ariko wasubiyeyo tindana n'Imana gutindana n'Imana bizana inyungu nyinshi tinda mu rusengero ariko kuko nitinda mu rusengero hari icyo uzahabona tindana nayo aya n'amagambo ndi kubwira abantu muri iyi minsi benshi bapfana imva n'abakozi b'Imana muri iki kinyejana abakozi b'Imana barushye baragowe tindana nayo urebe kandi muri ko gutindana nayo utindane nayo uhagaze mu mwanya wawe nacyo kivuge utindane n'Imana uhagaze mu mwanya wawe utindane nayo uhagaze aho ugomba guhagarara umushumba ahagarare mu mwanya agomba guhagararamo umuririmbyi ahagarare mu mwanya agomba guhagararamo umushumba Imana izamubaza uko yitwaye mu ntama tega amatwi umukristo nawe Imana izamubaza uko yitwaye mu rwuri
reka nsubiremo. Umushumba Imana izamubaza uko yitwaye mu ntama, umukristo nawe Imana izamubaza uko yitwaye mu rwuri. Karumvikanye cyangwa ntabwo kumvikanye? Mujye mutindana n'Imana. Ariko abakozi Imana bo muri iyi minsi dufite ibibazo twaragowe. Hari igihe Imana ikubwira ngo icyo tuzi, njya nkunda kubwira abantu ngo hari igihe Imana yaguha isezerano mu mwanya bigasohora, birashoboka cyane. Ariko hari n'igihe cyo kukubwira ngo tegereza. Awi hari igihe Imana yaguha isezerano direct bigasohora. Mwene datarashimira bango ibyifuzo byo mu minsi 5 byahise bisohorera mu minsi 5, kuko Imana yavuze ngo hari n'abagiye kubiresha amaso. Uwo ni we, si njyewe. Ariko hari n'igihe cyo kumbwira iti ndabikubwiye wowe mama tumukunde, ariko urabitegereza. Igihe kimwe yigeze kumbwira ngo nta mushahara itangira ry'uyu murimo, Imana irambwira ngo nta mushahara nguhaye, uzawurindira. Benshi rero n'abakozi b'Imana katwe ikintu kitwica ni kudategereza. Mu yandi magambo guhora bashuhaguzwa. Yarambwiye ngo nta mushahara kakanya, nta mushahara, ariko nzaguhemba kandi nzi igihe nzaguhembera. Jya mu kazi, jya mu kazi utamaze ibindi, kandi ngusabye gutunarika abantu. Utunarika abantu ubwo tuzaba tugiranye ibibazo. Ngusabye kutagira ubwira, ngusabye kutavuga imishahara. Jya mu kazi unkorere, nzaguhemba. Tindana nayo. Yesu nashimwe. Hana izo nguza Hana uzazisanga muri Samari wa mbere igice cya mbere. Niho uzabisanga. Hana Samari wa mbere igice cya mbere. Benshi bafite ibikomere muri iyi minsi no gutindana n'abantu. Ntibamfashije, wenda nabo ntibifashije. Ntibasuye, bihorere, Imana izagusura. Ariko abantu bameze gute? Ntibasuye, Imana izagusura. Kuki abantu b'iyi minsi ariko ari abantu bari tekino kubera iki? Ariko reka nze nkubaze, mama tumukunda abantu bashumbye magana ngahe? Mu by'ukuri ushaka kumenya ikibazo cyawe wenda sinshihutire, atari uko nakwanze, ariko kuko nabaye busy. Ugasanga mfiteho umwikomo. Hararemerewe ndanarivamo, rivemo. Ubwo icyo nishi kigiye kukuvana mu itorero ngo nuko mama tumukunde atagusuye kandi ngusengera. Nagusengera ungana ikizi? Waranyishiye ngusengera? Hawi ubwo ngo rivuyemo. Wahuri bugeze hatameze nkaha ngaha niye. Ariko aho uzajya batagira amagambo niye. N'urugero nanze. Itorero uzajya muri tagira amagambo ni irihe? Itorero uzajya muri tagira kwitanga ni irihe? Itorero uzajya muri tagira gucyaha ni irihe? Nabajije. Ariko arahari atagira gucyaha hari. Buri wese yigenga. Hana yanze gutindana na Penina na Elukana kuko yarafite umusonga we. Aravuga ati ntabwo natampariza nabo. Ariko wagiye umenya umusonga wawe ugatindana n'Imana ku giti cyawe, kandi wowe uzi ibyawe. Nirigare Penina yararimo gukina n'abana be. Mu yandi magambo muzindi mvugo zo mwisi yarasa n'amaze kugera iyazi. Ntabwo izi imikoro yamvunye, imikoro ikumvuna cyane. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Hano Penina yari yamaze kugera iyajya. Hano aravuga ati ariko ndakomeza kwishinga Elukana na Penina nibagirwa umusonga yinyabya gato. Aravuga ati ko bimeze kose ngiye mu rusengero, ntabwo nzi igihe yamazemo,
ari uko bimeze kose yari mu masengesho sinzi igihe yamazemo ariko ni mu rusengero yasubirijwe kandi karegera mu rusengero umutambyi akimukubita amaso ariko baroko mwambabariye mugatindana n'Imana mu yandi magambo mukabitindamo ndagura kugira abantu ngo niba ari ubuzima nabonye wabamo ntiwicuze n'ubuzima bwo gusenga hakwicuza kuba abantu b'inyamatano bababwiye ngo igihe maranye n'Imana imyaka irenze 10 hafi za 20 njye wigiye maranye nayo Imana ntabwo yampemukira kandi utavuga ngo sinigeze mpura n'ibibazo njye ntabwo yampemukira ruko ngaho se umuntu mumaranye umwaka umwe akwaniki umuntu mumaranye inane cyangwa se amezi 6 maze akwaniki avuga ibyo ufite n'ibyo utagira n'amezi 2 gusa ntarakumenya cyangwa se gusuye rimwe reka kwanike se avuga ibyazi n'ibyo atazi kuko mu kwezi kumwe hari ibyo bataramenya kameme ariko man Paiki bikomere bafite patindanye n'abantu babatindamo nabyo abantu ngo Imana maranye nayo hafi imyaka 20 njyewe ntabwo yampemukira impemukira gute se kandi ariyo inyomora ibikomere hemukira no muhemuse niko bakubwiye tindana nayo izaguhishira mu gihe cyo kuguhishura tindana nayo izakubundikira mu gihe cyo kukubundikira tindana nayo izakugirira ibanga nyiramariza atakugirira tindana nayo izakugirira ibanga we abisi batakugirira Imana irakubundikira Imana ikugirira ibanga ibyawe ntabwo yadasasa watindanye n'Imana ko ari butazicuza amen amen hana aravuga ati ko bimeze kose ngomba gutandukanya na Yirukane na Penina mbiswa mama we umusonga wanjye ninjuzi uzabisanga ayo makuru yasanga muri Samuel wa mbere wera ku gice cya mbere niho urasanga amakuru ya Hana yatindanye nayo amaze gutindana nayo igihe gisohoye Yesu nashimwe umutambyi yari amaze kwatura ijambo igihe gisohoye hanagira gute uko ameze kose ariko se habe ntabwo yasamye inda none si igihe gisohoye nyine umusaruro wo gutindana n'Imana naho byatinda ubitegereze kuza ko bizaza jambo Imana yavuze rizahera uratindana nayo uhagaze mu mwanya ugomba guhagararamo hagarara mu mwanya wawe ariko navuze ngo umushumba azabazwa uko yitwaye mu ntama umukristo nawe azabazwa uko yitwaye mu rwuri tindana nayo Yesu nashimwe hanyuma Samuel wa mbere mu bice 3 niho dusanga inkuru za Samuel ahamagarwa n'Imana yumvijwe ngo abashaka guhanura ngo abashaka kuvuga mu ndimi ngo abashaka kugira gute ngo abashaka kumvijwe tindana nayo uzaryumvira mu mazino shaki impano bashaki biki mavuta se utekeza ko amavuta ze mu kavuyo reka mbabuko ubuhamya gatoya Samuel yumvise ijwi ry'Imana ngo Samuel yahoraga aryamye mu gituza cya Eli niko nabyita reka mbyite gutyo Samuel yahoraga aryamye yahoranaga n'umutambyi Eli amwigiraho Samuel ijwi ry'Imana ryamusanze ngo aryamye iruhande rw'isano rw'isezerano kandi reka nze nkubwire nta munyabute uzabona ibyasezeranijwe noneho nta munyabute uzasingira Kanani
reka mvuge ngo rimwe na rimwe uretse ko Imana igira favor mu yandi magambo ikagira faveri ikagusubiza direct mu masegonda, ariko rimwe na rimwe umugisha urakorerwa. Umugisha ugira gute? Umugisha urakorerwa. Mu mata mukundi utambona namba ya kacenda naragakoreye narakaruhiye utabona nara uruhiye we utabona mwambaye ngafata tisi nkajya nakayidodesha narayiruhiye. Ariko kubwo guhagarara ahangaha, kubwo kumvira Imana nkumvira umuhamagaro, izanyambika, izangaburira, izantunga, kubwo kumvira umuhamagaro. Ariko kubwo kumvira umuhamagaro yewe nkenera guhagarara hano ngatuko ngasuzugurwa umva nababwiye ngo umugisha urakorerwa. Ibi narariruhiye mama tumukunde nuramukubonye mparitse ndi modoka hari hanze uzamenye ko nayiruhiye, nayiririye inkuna, narayibabariye, narasuzuguwe, naratutswe, navuzwe amagambo ngira nayo ntagira, ndemera ndahagarara nkomeza umutsi izampemba. Tashi umva umugisha ugira gute urakorerwa. Samuel ijwi rya musanze mu rusengero ngo Samuel kandi yari umwana muto, ariko ntiyavaga mu rusengero, yari umwana muto, ariko ntabwo yavaga mu rusengero kandi ari umwana muto ntigeze kava mu rusengero. Reka nkubwire nta munyabute uzatsinda ibyasezeranijwe mu buriri ushize imvura iragwishize kuvurori. Mupasire mwe wavuze ati harya murarimba ngo muri abasirikari, imvura iragwa ugasema amateraniro ngo uri umusirikari. Wowe wabona umusirikari uhagarara ahantu runaka imvura yagwa akiruka? Mwabona abasirikari bako muhanda biruka? Tura basirikari benshi twogejwe mu maraso. Tunga neza umenye buri umusirikari. Uwo muvuga mutu yaravuze ati ariko uzi ko abantu basigaye babeshya bakabishyira no mu ndirimbo. Uri umusirikari wowe? Imvura igwa warangiza ugishyiraho kuvura ngo ntabwo ujya gusenga. Wabonye umusirikari we Tura basirika karite z'umusirikari bazifite. Uri umusirikari koko? Uri umusirikari koko? Twogejwe mu mara akajya mu mwuka. Wamuvuga butumwa yaravuze ati dusigaye tubeshya tukabeshyira no mu ndirimbo. Navuze ngo nta munyabute uzasingira Kanani, barimo gusenga uraryamye. Samuel yari umwana muto hahanye atarize no kumva ijwi ry'Imana. Imana yamuhamagara iti Samuel yirukira kuri aramubwira ati urampamagaye? Era ati subirayo ntabwo nguhamagaye, jya kuryama wa mwana we. Inshuro ya gatatu nibwo umutambyi yavuze ati uyu mwana birashoboka ko ari Imana iri kumuhamagara. Aravuga ati rero niwe yakumva ijwi uvuge ngo karame mwami. Akimara kumva ijwi nibwo mwuka wari yamubonekeye amutuma kuri Eli, kandi ngo muri icyo gihe ijwi ry'Imana ryari ingumi, ariko Uwiteka abonekera Eli ari umwana muto, abonekera Samuel ari umwana muto. Reka mbabwire gatoya, ngihamagarwa mujye mumenya ibintu byaturutse naho byavuye. Najyaga mfata amasengesho yo kwiririza ntazi impamvu. Ngihamagarwa najyaga mfata amasengesho yo kwiririza ntazi impamvu. Ntazi impamvu, ntategetswe gusa wumva ndabishaka. Nakoraga centre de santé Kicukiro, nkirirwayo ntariye, nkajya kwiga muri Yeka nimugoroba saa 11. Nafataga icyayi muri kantine mu masaa moya.
yarangiza imigati arameze kuva rupromiye kugeza rutange ntarigo mwana kusi nakamwe ngo avuge bakakusi ngiye kugatura Imana wenda ibya saa sita ngigomwe erega reka nze mbabwire ikintu cyose kigira kwigomwa kandi gisaba kwigomwa. Amen, haleluya. Aho niho Imana idupimira. Mu yandi magambo Imana idupimira mu bihe bidashoboka, niho Imana igupimira. Nirirwaga ntariye kandi navayo nkajya muri Yerika ngafata gahunda nkavuga ngo nzamara iminsi 5 ndi kurya ibyo kurya bya saa moya, nabwo ngafata kacyayi muri kantine narangiza ngasubira mu ishuri. Narananutse mva ku biro 80 nsigarana ibiro 60, ibiro 20 biragenda. Yesu nashi umuntu hirwa ngora gusinzira ndamuhamagara mu izina. Timugasinzizwe n'ubusa. Ubu turi kuvuga ubusa hano. Ubu ahandi kuvuga ubusa cyangwa gikubagira inama. Tindana n'Imana yewe. Nutidana nayo haguza imbere amaramasa. Ntabwo bishoboka. Twatindanye nayo we. Nafataga amasengesho kazi pam. Mwabantu mwe nakundaga gusenga mu buryo ntavuga. Nagira gisaka mu nzu y'Imana mwabantu. Muranyeri itari nasengeyemo. Mu bapasteri nabaga ndi number 1. Gufasha abapasteri number 1. Abashyitsi baje kudusura number 1. Mana y'ijuru n'isi nagira ikintu bitisha. Nagira gisaka kutangi cyacumi tukamera neza dufite kayi registre. Mama Kadogo nuko atari hano ari mu bantu bavivuraga ibyacumi. Yigeze kumbwira ati mama tumuku niba Imana itangiye ijuru ku cyacumi no kuri ko Imana uzaribona. Zina ryanjye V kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 12 tayari. Nikunjanimes nahembwaga muri za 300 icyacumi sinigera ngibara ku mushahara nari naragikuyeho kavuga ngo mpembwa magana nahembwe 300 kavuga ngo mpembwa 270 niyo nari naranditse mu mushahara 30 sizanye. Mama Kadogo yigeze kumbwira ati wa mubyeyi we niba kujya mu ijuru ari icyacumi ijuru zarigeramo nta kirarane. Uva we tindana nayo hana tindana nayo ireta eruka naramubwira ati ariko ubabajwe n'iki singurutira abana 3. Hana aravuga ati se narakubyaye wigeze uva mu rukiryi rwanjye wowe niba uvuga ngo ndakurutira abana 3 wigeze uva mu mara yanjye. Avuga ati mbiswa ntabwo nakwishinga aya meza n'ibyo kurya biri kuri aya meza nubwo ari byiza abayikubise mu rusengero akigeramo. Umva yewe Samuel yahaherewe impano. Samuel yahahereye iki kuko watinda yaheherewe impano. Umunsi umwe ibintu by'impano umunsi umwe umva nkubwire mbarahije kuri mu rugo rw'wanjye ntabwo napfaga kuryama. Hari inguni nasengeragamo ndayibukana n'ubu munsi y'intebe munsi ya Salama intebe za Salamanje navanaga intebe imwe ngafukama muri iyo nguni kugira ngo abantu batanyumva no mu rugo abantu babaga bapakiye mu byumba nta cyumba ngira cyo kuba nasengeramo abantu buzuye mu byumba ngafukama aho hantu nahuzuriye umwuka ijoro rimwe nabaza amasaha arinde kuzura umwuka ndi njyenyine kandi ijoro rimwe namaze amasaha arinde kuzura umwuka ndangije mu gitondo intugu zose zirandya imbavu zirandya. Kuva uwo munsi ibyo umwuka ntibyongeye guhagarara. Tindana nayo Yesu nashimwe
amen. Luka mu gice cya mbere cyaruka naho hari amagambo y'umuntu witwa Elizabeth na Zakariya batindanye n'Imana barakomeza baratamba. Zakariya yari umutambyi. Reka tuvuge wenda mu mvugo z'iyi minsi ngo mvuge wenda ngo yari umupasiteri ariko atagira umwana. Ega natwe biradushyikira. Mvuge ko wenda yari umupasiteri ariko atagira umwana. Yari umutambyi Zakariya. Ariko we n'umugore bagahuza gusenga. Mwende bagamba bagahuza imyizerere. Barakomeza baratamba baba mu rusengero. Zakariya akajya avuga ati kwemeze kose kumugaragaro ku munwa y'ihanga abona marika w'Uwiteka. Zakariya Luka mu bice bya mbere niho uzasanga inkuru z'umugabo witwa Zakariya n'umugore we Elizabeth. Amen. Ariko mwamba bariye mu gatinda mu rusengero, mwamba bariye mu gatindana n'Imana beneda. Mwamba bariye kumugaragaro ku munwa y'ihanga babona marika araserutse. Ngo Elizabeth ngo Uwiteka yaramuze ibyinda. Birashoboka ko abaginekologi bamubwiye bati ntabwo bishoboka. Bamukubise muri ginekologi. Mureko baravuga bati bizararangiye ntabwo byakunda. Ariko malgré barakomeza baratamba. Yesu nashimwe. Abakristo b'iyi minsi basigaye bameze nko kwitsibura no kwitsibura ku Mana. Ndabyibuka kera twajyaga dutsibuka. No mu barasibukaga mu ngo. Nakitse gutsibuka umunsi umwe. Barateka gukanga kurya. Umunsi umwe ndasibuka baranyihorera. Umunsi wose barandika habe no kunyinginga. Bukeye baranyihora habe no kunyinginga. Ku munsi wa gatatu nagiye kubyiba. Ndabandi sinzongera gutsibuka n'umunsi warimo. Nanjye rero bura mu buzima nikomeze. Umuntu wese unyitsibuyeho ndamureka. Kuko niko bimeze. Yinyitsibuyeho ahubwo ubunyikururiye. Uba witeje akaga. Sinzibagirwa. Ubwa mbere naratsibutse habe no kunyinginga. Umunsi wa kabiri habe no kunyinginga bati ngwino urye. Ku munsi wa gatatu nagiye kubyiba. Ndavuga nti ndacutse sinzongera gutsibuka n'umunsi warimo. Nzajya ndakara ariko sinzatsibuka. Abakristo b'iyi minsi rero basigaye baritsubiye ku Mana no kuyitsiburaho n'ibindi. Gusa yitsibureho nutaza gusenga uri umwe 30 bazagusimbura. Mu yandi magambo haracyari ibihumbi n'ibihimbagiza bikiramya Imana. Hari abayizi abazi Imana yabo baracyayiramya. Naho haba kuki yavuze amagambo akomeye bavuga naho imiti nitatoha. Bahaba kuki barahari. Inzabu ntizeye imbuto amatungo agashyira mu biraro ndetse gafusha nabo nkunda. Nta kabuza ko nanezererwa Imana y'agakiza kanjye. Bahaba kuki baracyahari. Nutayiramya ukayitsiburaho bahaba kuki bazayiramya. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Haleluya. Zakariya na Elizabeth barakomeza baratamba. Abaganga bakabwira Elizabeth ko byarangiye inde yazibye nyine. Amatorompe yazibye. Trompe nyine zarazibye. Imiyoboro nyine. Nta kundi. Ariko barakomeza baratamba. Amen. Zakariya na Elizabeth bakajya babwira Imana bati Mana nibishaka uzabikora. Ariko nawe utabikora nta mpamvu. Yesu nashimwe. Amen. Umusaruro wo gutindana n'Imana. Isaha kiragera Elizabeth asaminda ayisha neza 5. Aravuga ariko Mana nukundengereje burya mu minsi yose wandebaga mu warandebaga urasobanukiwe. Amen. Izo ni inyungu zo gutindana. Ubwo izo ni ingero turi kubahaza muri Bibiliya dutanze ubuhamya twararaha ngaho. Yesu nashimwe. Haravuga ati nukungengereje mu minsi yose wandebagamo. Na Sara niko yavuze ngo Sara nawe yarasetse. Aravuga ngo Imana iransekeje. Abazabyumva bose bazasekana nanjye. Nindere kuzabwira Aburahamu ko Sara zose abana. Imana iransekeje. Abazabyumva bose bazasekana nanjye. Amen. Tindane nayo. Korodi. Nene se kuba batarashingura ngo bagushyingure. Suko atendanye nayo. Kuko nawe igitambo cyawe cy'amaraso bagishakaga. Ariko ntacyo babonye. Amen. Wariva korari
amaso yawe urwibutso ku Mana n'umurimo w'Imana wahagazemo kavuga ngo ntabwo nabyemera ntiwari upfakaye ntabwo byari birangiye bamutemaguye majosi bagiye kuvanaho intoki batemaguye Yesu nashimwe kandi muri uko gutindana n'Imana uratindana nayo uhagaze mu mwanya wawe umushumba azabazwa uko yitwaye mu ntama hanyuma umukristo nawe azabazwa uko yitwaye mu rwuri amen haleluya haleluya navuze ngo izo ni inkuru zo muri Bibiliya tubabwiye ubuhamya twararahanga tindana nayo kandi ndarangiye namari nibihe Imana iri kuva ngo ngiye kugira abantu neza kugeza kuri 31 ngiye gukora ibitangaza bikomeye mu bantu banjye icyara urambirize ibyo n'ibicamo tegereza ibyawe kuko tubisi ibyawe hawi kandi mu bintu by'Imana ntimukagirirana amashyari Mana nisubiza kana kavuga bwira Imana ngo nanjye Mana wasubije mama tumukunde nanjye ndabizi kuzansubiza ntimukagirirana amashyari Yesu nashimwe ntimukagirirana iki Mana wasubije Simon uko ameze kose n'ibyanjye biraje mujye muvuga gutyo ntimukagirirana amashyari tindana nayo irambwira ngo kugeza kuri 31 z'ukwezi kwa 12 saa 6 z'ijoro ngiye gukora ibitangaza bikomeye mu bantu banjye ibyaha bari kuzana imbere yanjye amen haleluya nayo magambo Imana yambwiye Yesu nashimwe irambwira ngo kandi buri wese irambwira ngo kandi ngize vuba cyane ngiye guhamagara abarusha n'abaremerewe baze baruhurire kuri uyu musozi noneho iryo naryo data yararimbwiye ngize vuba cyane ngiye guhamagara abarusha n'abaremerewe baze baruhurire kuri uyu musozi ijambo twasomye ni ijambo rivuga ngo ntabwo mwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yakoze kubwo gutitizwa n'umupfakazi akavuga Imana iravuga iti se umucamanza ukiranirwa wakoze biriya intore zanjye zihora zindegera ku manywa na nijoro nabura nde kuzirengera ngiye kuvugira urumva iryo yahagije bikanicari umucamanza ukiranirwa ibyo yakoreye uriya mupfakazi njyewe intore zanjye zindegera ku manywa na nijoro ni gute ntabarengera gusa tindana nayo Yesu nashimwe umudamu wo kwa kane washimye Imana wari ufite umwana we waramunaniye aravuga ati mama tumukuru ijambo ryo gutindana n'Imana ndi kurivuga cyane no kwa kane narivuzeho